Ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro ngenda ntanga. Ntago duherukana, of course, hari igihe kirekire gishize, nakomeje kuba busy, ariko ntago mba nabibagiwe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkore akantu gatoya mu bintu mvuge ku kintu cyitwa gusetinga goals. Gusetinga goals ntago ari ibintu mu by'ukuri byoroshye gukora, ariko ni ibintu bishoboka kuko umuntu udasetinze goals ashobora kugira ingorane zo kugira ikintu ageraho mu buzima, right? So mu byo ngiye kubabwira, ndababwira mu gusetinga goals, ubwoko bw'ama goals umuntu agomba gusetinga, ndetse mbahe na tips uburyo izo goals umuntu ashobora kugira gute kubasha kugerageza kuzigeraho etape par etape. Okay, so kubera icyo umuntu akenera gusetinga goals. Nari ndi muri seminar, noneho umumenta wanjye aravuga ati niba ushaka kugira ikintu ugeraho, abantu bose bari successful mu buzima, ikintu bakora kirusha icyo abandi bakora, donc abandi badakora, bagira goals kandi bakazandika. Kuzandika ashaka kuvuga n'uvuga ngo ugafata urupapuro ukandika ngo ndashaka kugera kuri iki ngiki. Kuko akenshi iyo wanditse goals ukazireba, ukamenya yuko ari cyo kintu cya mbere uri gukoreraho, icyo gihe ukora ibintu bifite intego. So ndagira ngo nguhe urugero. Niba ushaka kubaka inzu, reka duhere ku bantu bashaka kubaka amazu. What happens iyo umuntu ashaka kubaka inzu, right? Iyo umuntu ashaka kubaka inzu bakora iki? Bakora plan. Mbere yuko umuntu anazamura igitiyo ngo arenze itaka azana ikamyo agire gute, bakora plans. Izo planification rero, umuntu iyo afite iyo goals ayireba, noneho atangira agakora ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo agere kuri ya goal. Okay, so no kuvuga iki, no kuvuga ngo mu buzima, niba ushaka kuba ufite kugura telefone mu kwezi kwa gatatu, byandike hasi uvuga ko ushaka kugura telefone mu kwezi kwa gatatu. Turi mu kwezi kwa mbere, mu mezi abiri ari imbere uzaba ukora ushaka kugera kuri ya telefone. Icya kabiri, niba ushaka kugera ku ntego mu mezi abiri, atatu, ane, atanu, urumva ko habaho goals z'umunsi umwe, goals z'ukwezi, amezi atatu, amezi atandatu, aragenda akagera kuri 12, ku myaka 5, ku myaka 10, ku myaka 30. Urugero, ikosa abantu bakora cyane cyane ku bantu b'abajene, ntago bagira goals. Rufite ko batagira goals, bicara ari bantu bindeba. Ariko I guarantee you, imyaka 20, niba ufite imyaka 20 uyu munsi, ejo bundi uzaba ufite imyaka 40, kandi icyo gihe kizaza, ejo bundi kizaba kigeze ahangaha. Ikibazo nibaza ni ese n'icyo ukora kugira ngo imyaka 20 niza izagusange uri ahandi hantu hatari ahangaha uri. Okay? Icyo kibazo nukibaza biratuma uvana ku urupapuro mu mufuka, uvuga uti mu myaka 20 n'ibi ngibi mba nshaka kuba nakoze. Kubera yuko mu myaka 20 ibyo ushaka kuba wakoze, uzareba ngo bisaba iki kugira ngo nzabe nabigezeho. Okay? Ikintu cya mbere mu gusetinga ama goals, reka mbere kuri goals za short time. Gerageza ushake ikintu niyo cyaba, donc izo goals zigomba kuba ari ziri goals ziri zifatika, donc zikora ku mutima. Icya kabiri, zigomba kuba ari goals ndende, nini, ku buryo apana cya kintu uvuga uti ndabikoze ndabirangije ubundi ugahita wicara, ahubwo ni ikintu gigusaba gukora ufite intego. Okay, ndaguha urugero. Niba ushaka kuba kuba ufite track 5 mu myaka 5, ubwo nyine intego ni ukureba ngo mu mwaka reka mbe mfite track 1, mu wundi mwaka mbe mfite track 2, mu wundi mwaka mbe mfite track 3, gutyo. Ntago ari ukuvuga ngo ngiye kugura track 5. Icyo gihe nuko wari capable yo kugira gute, yo kugura track 5. So then your goal yari very small for you. Goal igomba kuba ari nini ikurenze, kugira ngo noneho ukore ugamije iyo ntego, noneho uba ariyo werekeza. Okay? So let's say umugabo n'umugore bakicara, niyihe ntego dufite? Bon, well,
ni ukugira ngo tujye muri vacation. Yes, what you need to do, mupange iyo vacation, muhitemo ahantu izaba, niba ari Orlando, murebe amafaranga izabasaba, mufate umunsi n'itariki, mubyandike every single day. Buri wese, umugabo n'umugore, bazajya bakora bafite iyo ntego, ku buryo bajya kugera ku munsi wo gufata indege, ibintu byose biteguye neza. Ako niko kamaro ko kugira intego yanditse. Ntabwo mvuga intego zo mu bitekerezo gusa. Abantu bari successful agira intego zanditse nini. Ikintu cyose akora kigomba kuba kitumbirije kwerekeza ku ntego ze kugira ngo zibe realite. Iyo abona ari gukora ikintu kidakontriba, kidatanga umusanzu mu ntego ye, icyo kintu akigiza mu nzira, akivana mu nzira ye. Iyo abona agiye guhura n'umuntu udahuza directement n'intego ye, ayigezayo. Ntagaruka aba ari umuntu mubi, ahubwo nuko bari bagasanga ibintu agiye guta, umwanya agiye guta, ari gusubira inyuma mu ntego ye, kandi yagombaga kugenda ajya imbere kugira ngo abashe kwegereza intego ye. Okay? So sinzi n'ibyo bintu bimaking sense, kuko ibi bintu birakora mu nzego zose z'ubuzima. So ibaze uvuga uti, ese uyu munsi niba nshaka kuvuga ati okay, reka tujye mu ntego zakwe, long term goals. Uyu munsi ufite inzu, ifite imyaka 30 kuri loan, uyishyura gusa minimum payment buri kwezi. Ntabwo iriya nzu uzayirangiza. Ugomba kwicara ukavuga uti, iyi nzu uko ari 500, nkaba mfite imyaka 40, imyaka 30 nasinye ko nzaba mfite imyaka 70, ni amadolari angahe nzaba mfite mu myaka ni iki ngomba kuba nakoze kugira ngo iriya myaka izarangire, iyi nzu 500 nabibonye. Kuko nukomeza kwishyura minimum gusa, my friend, there is no way iyo nzu uzaba wamaze kuyishyura. Niba ari kwishyura student loans 50,000, ugomba kudetermina ukavuga uti okay, guverinoma cyangwa private companies mbarimo 50,000, kandi ngomba kubyishyura mu myaka 10. Ese ngomba kuba nishyura angahe buri mwaka, buri mezi 6, buri kwezi, buri byumweru 2, buri cyumweru? Noneho bikava ku 50,000 wumvaga biteye ubwoba, bikamanuka bikagera ku madolari 200, ukajya bari utanga buhoro buhoro, uzi neza ko nyuma y'imyaka 20 uzaba warangije ya ntego yawe. Naho nureka abari abantu bakagukarikirira ibyo uzaba utanga buri kwezi, akenshi baguha minimum. Iyo minimum izatuma utarangiza intego wiyemeje, bikaba ngombwa yuko ubura ibyo wari ufite byose. Intego rero zituma ubasha kugira gute, kugira financial cyangwa se kugira personal growth na blueprint. Blueprint mvuga ni buriya company iyo ishaka kubaka umuturirwa ahantu, itumira aba architect, les engineers, bakicara bakakubaza ibyo ushaka byose kuri iyo nzu. Ndashaka inzu ya etaje 10 imeze gutya, imeze gutya, imeze gutya, uko uvuga bakandika. Nyuma y'ukwezi mugakora indi nama, bakakuzanira igishushanyo kigerageza gusubiza ibintu byose wavuze wifuza kuri wa muturirwa. Iyo uruzi bitameze kimwe n'ibyo wifuza, urabwira uti no, ibyo si byo nshaka. Mu by'ukuri hariya numvaga hagomba kujya idirishya, hariya hakajyamo toilette, hariya hari parikingi 5, hariya hari 10, bagascratchinga bya bintu, bagasubira imuhira, bakajya gutangirira azeho. Muri iyo minsi nta muntu n'umwe uba urazana amabuye ngo ayashyire ku kibanza. Hari n'igihe umugore utaranagura n'ikibanza, hari n'igihe utarashaka na kampani zakubakira, hari n'igihe utaranashaka loan. Uba ushaka kugira ngo ubanze urebe ngo ese inzu nshaka, umuturirwa nshaka, niwo ndi kureba mu maso. Umuntu mu by'ukuri w'umunyemari, umuntu aba abaherwe, nta nubwo aba afite mu mutwe icyo ashaka, aba afite ibitekerezo akomatanya. Noneho wowe w'umudizayina akaguha aya mafaranga, akaguha yaringa, akaguha akazi, ati ibi bintu ndi gutekereza bigerageza ubishyire ku gishushanyo, ubinzanire mbirebe, nimbishima tuzakorana, nimbishima nzahayaringa abandi bantu bazi babishyire mu bikorwa. Umuntu rero wubaka, umuntu ukora igishushanyo mbonera, ntabwo aba ari umwubatsi, ahubwo ahereza abandi bantu bazasoma cya gishushanyo ku buryo bworoshye, aracyoroshya ku buryo umuntu uzajya agisoma azajya abwira abufundi
ati mukore ibi ngibi, muzamure ibikwa, mukoresheje materiyeri, mugure imisumari, mugure biriya biti, mugure ziriya mbaho, mugure ziriya ntebe, bakongera bakagenda bakabwira abayede bati dukeneye amakamyo y'imicanga, dukeneye ibi n'ibi, dukeneye ibi. Abayede bagakora ibyabo, noneho tujye ku kibanza, muzabitura aha, tuzakata imigozi, bagakata imisingi, bagashyiramo amabuye, bakavanga sima, kubera ko bafite igishushanyo mbonera n'ikimenyimenyi. Ugera ahantu bazitiye ukaba ubona inzu uko izaba imeze, ariko mu by'ukuri umuntu wayitangiye yayitangiriye ku bitekerezo. So ni ukuvuga iki rero, no mu buzima ugomba gufata long term goals ukaba uzireba mu final, ahubwo ukagenda uzisubiza inyuma, ugenda ubona ukora ibikenewe, ukora ibikenewe, ukora ibikenewe, kugira ngo ubashe noneho wa munsi kubona aho utangirira. Ni ukuvuga ngo ejo noneho ngiye gutangira ntunde amabuye, which means ejo nzatangira nkora iki n'iki. Niba ushaka miliyoni y'amadolari mu myaka 20, miliyoni mu myaka 20, it's not huge. Imyaka 20 iba ihagije kugira ngo ubone ariya madolari, ariko ugomba gutangira, kandi ugatangira uyu munsi. Ntabwo miliyoni y'amadolari igomba kuboneka mu bacuruzi gusa, n'umucuruzi agira aho atangirira, kandi agomba kugira gute, gukora. Iyo rero bisaba iki rero, bisaba kuvuga ngo kugira ngo mbone miliyoni y'amadolari, miliyoni n'igice y'amadolari, kugira ngo nzinjoyinge ubuzima, kugira ngo nzabashe gukina golf nk'abandi, what do I need to do? Fata iyo miliyoni, urebe icyo isaba mu myaka 20, urebe icyo bigusaba mu myaka 10, urebe icyo bigusaba mu myaka 5, urebe icyo bigusaba mu mwaka umwe, urebe icyo bigusaba mu kwezi. Dore umwaka ugira amezi 12. Nusanga uko kwezi kuri mu obligation ufite, donc inshingano ufite kugira ngo uzagere kuri miliyoni mu myaka 20, ari amafaranga wakwigondera, there you go, you have it. Ugomba guhita utangira. Nusanga bigusaba menshi ho kuri ayo wakoreraga, ugomba kureba ukavuga utoke, nakoreraga 5, biransaba 5 kugira ngo mfite miliyoni mu myaka 20, ngomba kugabanya depense, cyangwa ngomba gushaka kandi kazi, cyangwa se ngomba gushaka business, ngakora business uko ndabonye ko bishoboka. Noneho nyuma y'imyaka yanjye 20 nzabe nageze ku ntego yanjye. Ariko n'ubu utabyanditse, ndakurahiye chance zo kugira ngo uzabigereho zingana n'uko utabigezeho mu myaka 20 umaze ukora, ukaba ufite imyaka 40 waratangiye ku myaka 20. Sinzi n'ibyo kintu gishobora cyumvikana, ariko nuzandika nka kwa kundi abantu batwara Bibiliya, dore ngiyi hari Bibiliya bakayihorana, bagenda bayisoma, uhura n'umuntu agahita agusomera umurongo muri Bibiliya ukubwira ibyo wakoze, undi akagusomera umurongo muri ukubwira ibintu byo muri fitire. Aba believing muri Bibiliya nk'ikintu kimufasha gukemura ibibazo byose. Iriya blueprint, iriya ntego wanditse igufasha gukemura utubazo twose uhura natwo mu nzira, kugira ngo ubashe kugera ku ntego wiyemeje. So sinzi niba aho hantu rero umuntu ari kubyumva. So nzabaha rero muri video itaha ibintu 5 ugomba gukora kugira ngo ubashe gukora intego zawe, no kugira ngo ukore blueprint yawe, kuko bisaba personal growth. Hari seminar nari ndimo na tape nari ndimo numva bavuga bati, kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza, wowe ubwawe ni wowe ugomba guhinduka. Ni ukuvuga ikintu, kuvuga ngo niba ushaka imodoka, kuko umuntu wese agomba kugira dream. Niba ushaka Corvette, ukayandika ko ushaka Corvette mu myaka 10, ukumva rero gukora ikishoboka cyose kugira ngo ubone Corvette mu myaka 10. Why? Kubera yuko izi ntego zawe zigomba kuba personnel. Ni ukugira ngo wivane muri cercle y'abantu ugendana nabo, uvugana nabo, ukorana nabo, bakumanura hasi bakubwira yuko utabikwiye, you're not worth it. Abandi ibyo bikorwa n'abakire gusa, ibyo bikorwa n'abantu bo kwa runaka. Ibyo byose bigatuma ushobora kumva ko ugomba nyine kubaho mu buryo buri cheap, butazigera bunaguteza imbere. Ati ntawe iwanyu watwaye imodoka iyi n'iyi, twebwe abantu nyarwanda bo muri diaspora dutwara Honda gusa, ukagendera muri ibyo ngibyo ntubashe gutwara Lamborghini. Nyamara Lamborghini igura 200,000, nk'uko ushobora kugenda ukayakorera, wamara kuyakorera ukayihemba. So utwo tuntu duto rero twa buri kwezi, buri mezi 2, buri mezi 6, buri mwaka, uko ugenda hitting your milestone, ugomba no kujya wiyapreciate, ukajya wihemba ko hari ikintu wakoze. Okay, wakwihemba day off, wakwihemba whatever, ariko mu by'ukuri niba utarayachieving, you have to do something more.
ukuholding accountable. Nk'uko iyo wasibye ku kazi bashobora kukwirukana, ntabwo wakwirukana, ariko kameme iyo utageze ku ntego wiyemeje wagombye kwihereza some kind of kwihana. Kimwe n'uko iyo wageze ku ntego yawe wagombye noneho no kwihemba, ukiha bonus, ukiha day off, ukiha I don't know. So waba ufite famiye, mukicara mugakora intego, mwamara kugera kuri buri milestone buhoro 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 buhoro, mukagira gute, mukihemba, mukiha good treat, mukajya muri movie. It doesn't need to be that big. Umufasha wawe yaba ashaka kuryama mukamureka akaryama, yaba ashaka kujya muri massage ukamureka akajya muri massage, yaba ashaka kugenda all day, you just let her, you let him. Okay, so I hope yuko iyi video yo gutangira icyo kintu cyo kwihereza intego zanditse ikugirira akamaro, kugira ngo n'ubutaha tuzarebere hamwe mu by'ukuri ni iki kintu tugomba gukora kugira ngo noneho utangire uhinduke, utangire ugere no ku ntego zawe, kuko byose bitangirana nanjye nawe. So I hope yuko twagiranye ibihe byiza, ubwo nahagaruka. Ciao ciao.